Jane ntabwo wahita ujya ku kazi aka kanya. Urabizi ko nyine kondisiyo yawe yari imaze iminsi itari nziza, urabizi ko wenda aka kanya ariko ibintu bitangiye gusa bijya ku murongo, kandi urabizi ko hari igihe byongera bikaba ibibazo bikomeye. Aka kanya rero ntabwo ndi kumva ko ikintu cya mbere ari ukujya mu kazi. Ikintu cya mbere ni ukubanza ugatuza, ukabanza ukiyakira, ugashyira ibintu ku murongo, rero ukanamarana n'igihe n'umwana wawe. Urabizi ko mu gihe cyose umaze ntabwo wari wafata umwanya nyine ngo umenyane n'umwana nyine akugireho nyine kwiyumvemo, cyangwa se mube hafi nyine nka mama wiwe. Urabizi ko ari gutangiye gukira, urabizi ko ari gutangiye kumera neza. Rero wihita ufata umwanzuro ko aka kanya ugomba kumera neza, ahubwo aka kanya kakabaye kuko nyine ugiye kubanza kwita ku mwana wawe, ndetse nawe tukakwitaho tukareba ko byibura wamera neza. Ariko mama, nta kibazo njye mfite, njye ndi kumva nta kibazo mfite, ndi kumva najya mu kazi pe, ndi kumva ndi guta umwanya. Ariko Jane, wikwirengagiza ko aka kanya, wikwirengagiza ko umunsi w'ejo washize twazanye umwana wawe, twaje kugutoragura, twaje kumugushukisha nk'ibisanzwe kugira ngo ugaruke mu rugo. Ibyo wikwirengagiza ko nyine ejo hashize nyine bya bintu byawe byongeye kugaruka. Yego nyine uri gukira, umeze neza aka kanya, ariko ibaze noneho uri mu kazi, ya stress yawe, bwa burwayi bwawe bukazamuka. Wibuke ko nyine ntabwo nyine n'imiti baguhaye urayimara. Ati yego nyine ndabyumva, mbere byari bigoye cyane, byari bibi cyane kurusha ubu ngubu wenda bimeze, byari bibi cyane, ariko ntabwo twakwiriye kugeza ko n'aka kanya iyi ndwara yawe igikomeje kuba ikiriho, igikomeje kukwataka isaha n'isaha. Ubwo rero njye ndi kumva ikintu cyiza, ngewe inama nakugira ntabwo ariyo guhita wirukankira mu kazi pe, wakabanje ukaruhuka. Kandi ngewe nkuko nabikubwiye, ikindi nka mama wawe, nanjye ntabwo nakwemera kujya mu kazi. Icya mbere cyo, ushobora kuba uri kuvuga ngo ukunda akazi, ngo kugira utenga ibiki n'ibiki, ariko ibintu byose umuntu ashaka abishaka ari uko ari muzima. Ntabwo washaka ayo mafaranga utari muzima, ntabwo washaka ayo mafaranga nyine uzi ko n'ubundi nta kintu uzayamaza, uzi ko nta buzima ufite. Oya, ibyo ntabwo byakunda. Kandi ikindi, umenye ko ufite umwana mutoya, umenye ko ufite umwana ugomba kwitaho. Ariko mama, nanone uwo mwana se azabaho ate nimba ntagiye gukora, nimba ntabashije kumushakira imibereho ye myiza, niba ntabashije kumushakira nyine ubuzima bwiwe bw'ahazaza? Mama nawe ahita amubwira ati ariko ndabona ibintu waba bigize ibintu bikomeye. Jane, hano dufite amafaranga, niyo wabyara n'undi mwana, niyo baba ari na babiri, niyo baba ari na batatu, twabarira, twabitaho. Uri umwana wanjye, ariko sinzi impamvu utiyakira. Uriya n'umwuzukuru wanjye, ntabwo urongera hatuma abaho nabi. Ntumve ko ikibazo gihari ari amafaranga, ariko nanone nta nubwo ndi kumva n'ikintu kikwihutisha. Wa muhungu w'inshuti yawe ngo ni manager, nabonye ibintu byose abyitaho, ibintu byose arabikurikirana neza, nta kibazo. Business yawe nta kibazo ifite, ubu udahari ubu hari, nta kibazo ifite. Ariko umenye ko ejo ushobora kugeraho situwasiyo yawe ugasanga ihise izamuka. Yaba yazamuka rero ukabona noneho uhise wangiza ibintu byinshi ku kazi. Ubwo rero ibyo ngibyo nabyo sinzi impamvu utari kubyitaho. Wowe banza wicare urebe, uvuge ngo ese ndamutse wamugana ngiye mu kazi, ibintu nka kuriya nyine biba byaje ako kanya nyine bigahita biza, ugasanga nyine uburwayi bwawe buriyongeye, bwakwiyongera ukagira ibintu wangizamo. Icyo gihe waba ugiye kwihombya. Ahubwo icyiza ni uko wabanza ukicara, ukanywa imiti yawe neza, ibintu byose bikajya ku murongo, noneho wowe ukazajya mu kazi, ibintu byose byagiye ku murongo, ibintu byose wabisubije ku murongo, atari ukuvuga ngo ugiye mu kazi nyine kuko nyine uri kumva ngo wakize. Ibyo ngibyo ndi kumva waba uri kwiyicira nyine, waba ugiye kwica n'akazi kawe, waba ugiye kwangiza ibintu byinshi. Jane rero nawe yarageze aho aravuga ati nyamara wamugana ibyo bintu mbwira nibyo, ibyo bintu mbwira birashoboka ko ari byo wamugana, nshobora kujyayo kondisiyo yanjye yazamuka, cyangwa se wenda byagenda nabi, cyangwa se hagira n'umuntu ndogoye gatoya ugasanga ngize ibyo nangiza kandi bitari ngombwa. Ati ubwo rero nta kibazo, kandi murakoze kungira inama. Noneho mama wa Nyambo yaramubwiye ati Jane rero njyewe ngufata nk'umwana wanjye pe, ufata nk'umwana wanjye, ntabwo nakwishimira ko wenda hagira ikibazo kikubaho, ntabwo nakwishimira ko hari ikintu nyine wenda hari umwanzi waturuka hanze azanga gutere kandi mpari.
rwose ngiye gufata nk'umwana wanjye, wowe ujye wisanzura, buri kimwe cyose ukeneye umbwire, buri kimwe cyose ushaka umbwire, ahubwo genda nyine uri kwita no ku mwana ubanze nyine umwe nyine ubu namuteruye ati ndakeka nawe yaragukumbuye, ati ndakeka nyamba yamaje kumwoza yamaje kumwitaho, nawe rero wagenda ukabona amuteruye ukabona muhana kabere nyine byose nyine nka mama wiwe. Ubwo rero Jane yaragiye, mama wa Nyambo nyine asigara aho ngaho ari kuvuga ati Imana byibura basi ushimwe ko nyine mfite umuntu wangiza agahinda kakanya, byibura ushimwe ko mfite umuntu wo kumba hafi nyine wo kuba nyine nanjye nyine nakwishima nyine wanshimisha nyine mu gihe njye nabuze umwana wanjye, ariko byibura ashimwe ko byibura aka kanya hari undi muntu wanyoherereje mu buzima, hari undi muntu nyine byibura uri kumara aka gahinda cya gihe namaraga. Ati sinzi impamvu nyine barumva hari ibintu binkurura nyine binkura kuri uno mukobwa, mba numva ko nyine nawe ari umwana wanjye, mba numva ko nagakwiye kumwitaho, utishimwa Mana kuba byibura waranzaniye undi muntu mu buzima. Ubwo rero wenyine aracyari kwicira imanza nyine kuri wa mwana wiwe twigeze kumva ngo yarabuze, tutazi ngo umwana ninde, tutazi ngo umwana n'uwahehe. Ubwo rero twagarutse ku rundi ruhande kwa Nsabi ndetse na mama wiwe, nabo biteguye kuza kujya kwakira umuntu ku kibuga cy'indege, ariko ntago bazi ngo araza ryari, ntago bazi ngo ibintu biri bugende gute, ntago nyine turamenya ngo biraza nyine, ntago baramenya ngo igihe hari buhagerere cyanyacyo. Bari bamwiteguye, gusa yaje kubabwira ko nyine habayeho indege gukererwa kwayo, indege nyine yatinze kuza, hari utubazo twabaye. Ubwo nyine baricaye barategereje nyine bategereje ko haza kugira igihinduka, bakababwira uko ibintu bimeze. Ndetse mu gihe bakiri aho ngaho, mu gihe bagitegereje, bagiye kumva hari umuntu ukomanze. Nsaba arebye abona ni Nyambo aravuga ati bimeze bite kuje hano? Nyambo aravuga ati siri kumva wajya kureba bro wawe tutajyanye? Ati rega mani nyine ni brother wanjye nanjye bamukumbuye, ngo tugomba kujyana, rero tugomba kujyana uko byagenda kose. Yarangije aramaze se nta kibazo ibyo kirimo, nta kumva nta kibazo. Noneho nyirakuru wa Nsaba ahita azabaza Nyambo aravuga se amakuru ya wa mukobwa Jane bimeze bite, amakuru yiwe? Nyambo aravuga ati rero amakuru yose ko ari meza, ni meza cyane, nta kibazo afite, nta kibazo pe, aturetse bwa burwayi bwe rimwe buza ubundi bukagenda, nyine bihora ari ibyo nyine, ariko ndakeka nyine imiti ari kuyifata, ntago nyine kondisiyo yiwe ikimeze nka mbere nibwo wenda hashoboraga kuza ukabona amaze icyumweru cyose yarataye umutwe, yarasaze ukwezi kugashira cyangwa se n'iminsi ingahe, ariko ubu ngubu niyo bije biza rimwe mu kwezi, ukabona nabwo ni umunsi umwe cyangwa se bifasha kandi gahe gatoya, nyine biraza bigakira, bikaza bigakira. Ntago ari nka mbere nyine nibwo byafataga igihe kinini, ukabona uburwayi nyine bwaramuganje, nyine bwabaye uburwayi bunini, ariko ubu ngubu aka kanya ndakeka bimeze neza. Noneho mama nyirakuru ahita avuga ati mba mbona uriya mwana mumwitaho cyane pe, kugira ngo n'ubundi mufite icyo mupfana. Noneho Nyambo aravuga ati hoya nta kintu dupfana, urubizi ko no kugira ngo tumumenye ni mama Nsabi wamuturangiye, ahubwo nyine nuko ariko kundi nyine umuntu muhita muhuza. Ubu ngubu nyine mufata nka big sister wanjye, mufata nka mukuru wanjye, na mufata nk'umwana wiwe, wenda umuntu bitarazamo cyane, umuntu utarabyumva cyane ni papa, ariko nawe azabyumva uko byagenda kose. Noneho nyirakuru wa Nsaba ahita avuga ati cyakora ibyo bintu muri gukora ni byiza, byibura niba umukobwa atarafite umuryango, niba atarafite umuryango, mukaba muri kumufasha, mukaba muri kumwitaho, ni ikintu cyiza kandi ndabibashimira. Ati nimugira n'ikibazo natwe mujye mutubwira, turiya mukobwa ari n'umunyamahirwe, ubu ngubu afite imiryango ibiri, yarabuze umuryango n'umwe, ariko ubu ngubu afite imiryango ibiri imuhangayikira, imwitaho, yakora buri kimwe cyose kugira ngo nyine akomeze
amere neza, akomeze nyine yumve nyine abayeho mu mutekano kandi atuje. Nyambara avuga ati rwose ewana icyo cyo ari cyo pe, ati ari mu rugo rwacu tumwitaho uko dushoboye kose, ari hano namwe mwakora buri kimwe cyose. Ati ariko niko nari kumva mama Nsabi yagiye he? Ubundi ko nari kumwumva, ati niwe mba mukumbuye. Nuza nyine Nsaba aravuga ati sinzi ahantu abagiye, sinzi iby'abama banjye nubwo wasanga nyine hari twagiyemo. Ati nyine we yari afite stress z'uko nyine indege ya bro yakerewe nyine ataziye ku gihe. Ati bro asanga nyine abari kubyirukangamo nyine ngamenya amakuru agira ute nyine aba yashyushye abayumva umwana we hari ikibazo kiri bumubeho kandi ntacyo. Noneho nyirakuru ahita amukubita nyine urushyi aravuga ati nyine ni kwene rwa rushyi rusanzwe, aravuga ati ariko nawe ntukajya uvuga gutyo. Ati riga we no kutarabyara, ati warabyaye wabyumva. Ati wakumva ukuntu nyine kuba nyine uhangaritse uvuga ati umwana wanjye ntabwo ndi kumubona neza, ntabwo biri nyine turi guhuza. Uri kumva ashobora kuvuga ati wenda hari igihe indege yagize ikibazo gutya na gutya. Aba agomba kumenya amakuru neza nyine, niko umubyeyi w'umumama aba agomba kumera, niko umubyeyi w'umumama aba agomba kuba ameze. Noneho Nyambara ahita amubwira ati shaka ukora ibyo bintu nibyo, ati kuko iyo ntekereje mama, ati naba wenda n'ubu ngubu kuva wenda Jenny yaza mu rugo ibintu nyine byaratuje, usigaye ubona mama wenda atakifatangarizwe n'ubusanga ibiki, ariko nka mbereho nagiye kubona nkabona mama hisarira ngo yabuze umwana, kandi uwo mwana nta nubwo atize kugaruka, ntituzi ngo abahehe, ntituzi ngo binameze gute. Ati nyine agahita yifata agahita arira, ukabona nyine nanone birabagamye. Ati nanone nyine nabonaga bitameze neza. Noneho nyirakuru waba arababwira ati rero nyine byanga binoga nk'umumama wenda ashobora no kuba n'amakosa nyine manini yaraya mama wawe yo kugira ngo umwana wabure, ariko byanga binoga nyine niyo yaba yarakoze amakosa cyangwa se niyo yaba ari we wabikoze ku bushake, aba agomba kuzagera akabyicuza. kuko reka buriya uko byagenda kose nta mubyeyi uba wifuza gutana n'umwana wiwe, ahubwo nyine nuko hari igihe kondisiyo y'ubuzima bitewe n'ubuzima murimo ako kanya bishobora gutuma biba, ariko ntabwo bubyifuza nta nubwo ubu bishashaka. Ubwo rero uko byagenda kose nawe ntabwo aba yarabyifuzaga, ntabwo nyine aba yabyifuza, ahubwo nuko hari igihe ubuzima nyine aho butujyanye ariho tujya nyine. Ubwo rero niko biba bimeze, ntabwo aba ari uko nyine aba ari ugukabya, ahubwo nyine niko aba yiyumva nyine niko babyeyi tumeze, niko none haba mama cyane. Ati si ujya ubona papa wawe hari ikintu bimutwaye kinini cyane. Papa aravuga ati mama Jenna ko Nyambara avuga ati aka papa se ko mbona wajyana n'umutima agira, ubona nta icyo bimubwiye. Noneho Nyambara avuga ati ahubwo nyine ikintu nakabashimiye ko byibura mwadufashije mukaduha Nyambo nako mukaduha Jenny, kuko wumve ko ari kudufasha. Yego nubwo hajya hagira utubazo tuzamo nyine akongera akarwara, ariko nyine byibura bituma mama abona umuntu wo kwitaho, abona nyine umuntu akumva nyine wenda amusimburiye uwo mukobwa we yabuze, ntazi mba numva nyine mbona kabya cyane. Mu gihe rero bakiri aho ngaho twahise tugaruka kwa mama ya Nyambo. N'ubundi mama wa Nyambo ari kumwe n'umugabo wiwe. Umugabo we aramubwira ati ariko se, ati njye ntabwo mbyumva, ati kuri gute mwifata mukumva ko nyine uriya mukobwa njye ntabwo mba mwiyumvamo, ntabwo ubundi mukorana n'abasazi gute? Ati umuntu yataye umutwe w'umuntu ni umusazi, njye ibi bintu mba mbirambiwe, akavuyo mba nkarambiwe mu rugo rwanjye. Ubundi nk'uno mukobwa ubundi mujya kumuzana muri uru rugo, kuki mutabanje kumbwira, kuki mutabanje kungisha inama? Noneho mama wa Nyambara avuga ati nizere ko ibyo bintu atari byo tugarutsemo aka kanya. Ati mbabarira, ibi bintu igihe twahereye tubivuga. Noneho papa wa Nyambara avuga ati hoya njyewe ibintu twagiye tubivuga nkabyirengagiza, nkagira ute nkagerageza kubyirengagiza, ariko ubundi ibi bintu ntabwo mba mbishaka, ntabwo mba nshaka kubana n'umuntu w'umusazi, umuntu w'umukobwa, umuntu ukuze kuriya atazajya gushaka ababyeyi biwe. Noneho mama wa Nyambara avuga ati nta babyeyi agira, arajya gushaka abandi babyeyi, kandi igihe uriya mukobwa mufata nk'umwana wanjye nabuze.
ati ubwo rero byanga binoga nta hantu agomba kujya, atari kurya bura ry'umwana wawe nawe uhora urata uwo mwana wabuze ingesi namubuze, uwo mwana wabuze ingesi ntabwo ngera umwana wanjye. Ati ibyo ngibyo ntukajya uhora ubinzanamo, ntukajya uhora buri ikintu cyose bavuze urata umwana wawe ukeka ko ari wowe wabuze umukobwa wenyine, ukeka ko ari wabuze umwana. Nanjye nabuze umwana. Aravuga mama Nyamba aravuga ati ngo wabuze umwana, ariko ukeka ko kugira ngo uwo mwana bure ukeka ko atari wowe wabigizemo uruhare cyane. Ati yuza kiriya gihe yuza kuba warakoze inshingano zawe nk'umuntu w'umupapa, yuza kuba warabaye umugabo nyine w'amahame, ntabwo twakabaye twarabuze umwana wacu. Ibibazo byose byatewe nawe. Ati mbabarira ntuzamurire isukari, ntunyibutse umukobwa wanjye, ntunyibutse agahinda mbamo buri gihe kubera wowe. Ati mbabarira ntubinyibutse, mbabarira tudaserera dupfuye ubusa. Ati kandi ikindi umenye ko Jane nta hantu agomba kujya, niyo wakora ikindi wagira ute nta hantu agomba kujya. Ati njyewe titi mbabarira, papa Nyamba unkoza ahantu uri kunkorogosha, uri kumbabaza, uri nta soni kuko utinyuke uvuge ngo ikivu ngo mbabarira ubisubire mu mbwira. Noneho papa Nyamba yahise avuga ati mbasi mbabarira cururuka tubivuganeho neza. Rero ese byagenze bite? Ese ubundi kugira ngo babure umwana wabo byagenze bite? Ese ni mama Nyamba wabiteye, ni papa Nyamba wabiteye, byagenze gute? Reka dutegereze tuzumva kandi gace.